Reka nongere mbaye ikaze kuri ya YouTube channel yacu ari nayo yanyu ariyo TJP Media. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu abantu benshi batekereza ko kidashoboka, uko wakorera miliyoni 10 z'amanyarwanda ukiri ku ishuri uri muri university, ubwo nago ndi kuvuga muri secondaire. Kandi kugira ngo ubone aya mafaranga nago bisaba kuba ufite ababyeyi babakire kugira ngo bagusupportinga cyangwa se bagufasha, si gusaba kuba wakora ibintu bitemewe cyangwa se ngo ube watuburira abantu kugira ngo ubone aya mafaranga. Nimba ushaka kuba umunyeshuri ufite amafaranga, ufite business kandi wiyubatse hakiri kare, iyi video ni yawe. Kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi cyane. Mu gice cya mbere turaza kuvuga ukuntu ndabanza mbereke ukuntu izo miliyoni 10 atari nyinshi cyane nkuko uri kubitekereza. Nimba mvuze miliyoni 10 itomba ari nyinshi cyane, ariko ngiye kubanza ngenda nyigabagabanya mu bice, uraza guhita ubona ko ari ibintu byoroshye. Reka tubanze tubyerekane uko bimeze cyangwa se ko nayo mafaranga wayakorera. Miliyoni 10 ni ukuvuga ngo ni miliyoni imwe buri cyumweru wakorera kugira ngo ugeze miliyoni 10. Nimba buri cyumweru ukorera miliyoni imwe, ibyumweru 10 umva miliyoni 10 zaba zamaze, cyangwa ibihumbi 500 ku kwezi. Nimba ufata ibihumbi 500 ku kwezi, no kuvuga ngo amezi 20 uzaba umaze kuzuza miliyoni 10. Noneho nimba ufata miliyoni imwe ya buri cyumweru, no kuvuga ngo ibyumweru 100 uzaba umaze kugeza miliyoni 10. Ibi rero ndi kuvuga ntago ari amarozo, ahubwo ni gahunda, discipline bufite n'uburyo bwiza bwo kubona abakiriya mu byukora. Igice cya kabiri ngiye kukubwira itegeko rya mbere rikora muri ibi bintu, itegeko ryo ugomba gukoresha kugira ngo ibi bintu be wabigeraho neza cyane. Ntukirukire amafaranga kurikira ibibazo, kuko abantu benshi usanga bari kuvuga ngo turashaka amafaranga ariko ntuza uzayakura, kandi amafaranga ava mu bantu. Icyo usabwa rero no gukemura ibibazo by'abantu bafite, ubundi nabo bakaguha amafaranga. Amafaranga barafite ariko numva ntago baguhereza amafaranga ku busa. Business nyinshi mu Rwanda zifite ibibazo, nyinshi mu Rwanda ntago zifite marketing nziza, ntago bafite uburyo bwiza bwo kuba bakamamaza bitewe nuko baba baragiye babipanga. Social media zo mu Rwanda nyinshi zarapfuye, no kuvuga ngo zarasinziriye, kuko iyo bagiye gupostinga bashobora gushyiraho video imwe mu cyumweru cyangwa se mu kwezi, cyangwa nayo gasanga bashyizeho video zose cyane bazishyizeho, kandi babizi kuzishyiraho video zose cyane umunsi umwe nta kintu bimara, nta nubwo zanazamuka. Usanga abantu benshi business zo mu Rwanda ntago zifite ama website, ndizifite posters nziza, usanga bafite ibintu biraho utamenya ukuntu bikoze, ko nago bafite ayo mwanya. Bafite video zicuruza, video zikurura abakiriya ku buryo umuntu yareba video agahita avuga ati ahantu bakora ibintu byiza. Urumva ko rero ibyo ni bimwe mu bintu ushobora kubyaza umusaruro, kuko uri gukemura ibibazo bimwe na bimwe abantu bafite. Reka tujye mu gice cya gatatu. Igice cya gatatu ngiye kubwira uburyo butanu bworoshye cyangwa se bwa side hustle. Ubundi ibi ngibi tubyita side hustle cyangwa se akazi ukorera ku ruhande bitagusabye kureka ishuri, ahubwo ugakomeza ukiga. Muri ibyo bintu rero kandi nabyo bizadufasha kubona ayo mafaranga, ndetse ndabereka muri iki gice uburyo ayo mafaranga ushobora no kuyabonamo. Uburyo bwa mbere ni video editing cyangwa se kweditinga video. Ubu ni uburyo bwa mbere. Abantu bafite business, no kuvuga ngo bafite TikTok, bafite YouTube, bafite Instagram, kandi bakeneye abantu beditingira. Ntago waba ucuruza imyenda, ntago waba ufite uruganda rukora kawunga ujye no kweditinga, ntago wabibonera umwanya, ndetse niyo waba ubizi umwanya ntago wawubona. No kuvuga ngo ushobora kwishyuza hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 30 kuri buri short video, cyangwa se twatu video tubari duto twita utureels, cyangwa se ukishyuza ibihumbi 50 hagati ya 50 n'ibihumbi 150 kuri video za YouTube zo editinga zo gushyira kuri YouTube. No kuvuga ngo ahanga turi kuvuga kuri editing, uri kweditinga video zo kwamaza, video zerekana ibikorwa abandi bantu bakora, mu documentary yo kugira ngo ajya kurura abakiriya. Ibyo byose nibyo turimo kuvugaho. Noneho nimba ukoze shorts ebyiri cyangwa se utu video turiri tubiri, turatu video tubare duto dufite hagati y'amasegonda 30 n'amasegonda 60, nimba ukoze tubiri ku munsi, kamwe ko bagakora 15, kuvuga ku munsi uzaba uri gukora 30. Rafata 15 kube kabiri, numva kuraza guhita ubona 30. Ubwo no kuvuga ngo nimba ku munsi ukora 30, mu kwezi uzaba ukora 900. No kuri 900 none ukagihita usubira hahandi hejuru nakweretse uburyo ayo mafaranga miliyoni 10 atari amafaranga menshi cyane. Mu mezi 10 uzaba uri hafi kugeza miliyoni 10. Si ibyo byonyine, ahubwo ibyo byonyine byagukurura, ndetse ni byinshi cyane byagenda bigufasha kugenda ubona amafaranga bigiye byoroshye, ndetse ugenda ukemura ibibazo by'abantu benshi. Urumva ugiye gukemura ibibazo by'abantu batabona video zimeze neza, zeditinze neza, mbese ubona kandi ziboneka kugenda. Ukuvuga ngo ukemura ibibazo by'abantu bakenera video byihuse cyane. Application ushobora gukoresha CapCut, ugakoresha VN, cyangwa se ugakoresha Premiere Pro nimba ufite machine. Reka tujye kuri side hustle ya kabiri, cyangwa se akazi ka kabiri ushobora gukora undi kakanyujiza amafaranga yo nagiye mubwira. Gucunga social media cyangwa se ibyo twita social media management. Buri business yose ibifite social media zikoresha, nkuko nababwiye ziba zifite TikTok, Instagram,
X ndetse hari na YouTube, kandi ntabwo babona umwanya wo gupostinga nkuko nakubwiye bwa mbere ntangira. Social media zabo ziba zarasinzire cyangwa se zarapfuye. Iyo umaze igihe udapostinga, social media zawe zisubira hasi, bisa nkaho n'uri nazo ufite. Ni nko kutazigira n'ubundi ntacyo bikumariye. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ugomba kubahereza package. Ni ukuvuga ngo nimba uri gupostinga kuri social media zabo, ushobora kuvuga ati nzajya mbahereza post enye mu cyumweru, bahereze posta imwe. No kuvuga ni nka ya design agufasha kugira ngo akurira aba yabakurura abakiriya. Noneho mbahereze hagati ya reels cyangwa se short video hagati yenye n'umunani mu kwezi. Nubundi nsubize na message bagiye abantu babandikira kuri social media zabo, ko murabizi aba boss menshi ntabwo babona umwanya wo kujya kuri Instagram, kuri Facebook, kuri YouTube. Niyo mpamvu ari business wandikira agashira amezi abiri bataragusubiza, ariko ni na business wandikira bagahita bagusubiza ako kanya, mugahita muvugana, ugahita bahereza amafaranga akawukora ibyo ushaka gukora. Numva ko rero ari ibintu byoroshye cyane. Ni ukuvuga ngo aho ngo ushobora kwishyuza hagati y'ibihumbi 100 ku kwezi kuri buri mukiriya. Nimba buri mukiriya umwishyura hagati y'ibihumbi 300 no ku bihumbi 500 ku kwezi, abakiriya batanu umwe no umwishyuza ibihumbi 200 mu kwezi, kumwe zawangije miliyoni. Kubera ko n'abakiriya batanu bafata gatanu ku bihumbi 200 tubona miliyoni mu kwezi. Reka tujye noneho kuri yindi side hasi, cyangwa se akandi kazi ka gatatu ukorera ku ruhande kandi ugakora urimo no kujya ku ishuri, ni yo twita graphic design. Graphic design rero urabizi ko muri graphic design ukora posters, ukora flyers, ukora logo. Ibi ngibi ushobora kubikora ukajya ubikora wihereza umuntu ushinzwe kumanaginga social media akajya bishyira, kuko nawe ntabwo abona umwanya kuvuga ngo arakora posters, akora flyers, akora amarogo, akora n'ibindi bintu byose ngabishyire kuri social media zawe, ko icyo abashinzwe no gukora social media gusa. Hano rero ushobora gukora posters z'ama event agiye kuba, ushobora gukora flyers, ushobora gukora menu z'ama restaurant, ushobora gukora amarogo, ibintu nk'ibyo. Anga rero wishyuza hagati y'ibihumbi 5 na 20 kuri buri poster ukoze, ndetse ukaba wakishyuza nanone hagati y'ibihumbi 50 na 200 kuri logo package. Ni tuvuga logo package, no kuvuga ngo hari ukuntu logo ibikoze, ukaba watanga logo iri muri JPG, iri no muri PNG, ndetse ukaba wabahereza na animation yayo. No kuvuga ngo ni logo package, niyo mpamvu iza hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 200. Murabizi ko PNG ni logo ibi transparency, JPG ushobora ni logo ibigaragara neza, ngira ngo murimo murabyumva neza cyane, ndetse ko wakorera na animation ikaba bari package nyine ugashyiramo ibintu bingana gutyo. Ntabwo babura ko guhereza 200 kuri buri package. Niba noneho ukoze posters 20 mu cyumweru, imwe ukayikorera 10,000, ni ukuvuga ngo mu cyumweru bamaze gukoramo 200. Ibyo ngibyo ni 800 ku kwezi. Ibi bikore tools zero ushobora gukoresha, ushobora gukoresha Canva cyangwa se ugakoresha Photoshop. Nimba ugitangira ukoresha Canva, ariko nimba uri umu pro wakoresha Photoshop. Reka tujye kuri side hasi ya kane, cyangwa se akazi ka kane ushobora gukora kakanjiza ayo mafaranga yo nakubwiye hejuru. None tugiye kuvuga kuri website. Izi websites zo noneho zisaba amafaranga menshi, bisaba ko abantu bishyize amafaranga menshi, ko bigutwara igihe, kandi ntago ari buri wese wakora website, ntago ari wese uzi gukodinga. Aya ngaya amafaranga menshi cyane nongeye kuvuga. Business nyinshi zikeneye website, no kuvuga ngo ikigo, amavuriro, company nyinshi ndetse na studio aho ngaho bakeneye website. Kuri website rero wishyuza hagati y'ibihumbi 300 na 2,000 kuri website, bitewe na features ushaka ko bagushyiriramo. Nimba ubonye website imwe ku 500 buri kwezi, wiyongeraho amafaranga menshi cyane. Ni website imwe ubonye, ubwo urumva amezi 20 miliyoni 10 zaba zageze, kugira ngo urimo urabyumva neza. Reka tuve kuri website tugiye kuri gatanu, noneho ahandi ushobora gukora amafaranga, akazi ushobora kuguha amafaranga ka gatanu. Ariko turi kubyita side hustle, kubera ko urimo no kujya ku ishuri, ugomba kubifatanya no kujya ku ishuri, ndetse kubifatanya no kuba wakomeza gukora ibi bintu, kandi bikakwinjiza amafaranga kurya usoza kwiga ufite nka miliyoni 10, ndetse ushobora no kuyagiza utarasoza no kwiga segonderi. Urumva ni igishoro kinini cyane. Ahangaha rero ugurisha digital products. Iyo tuvuze digital products, hazamo templates za CV. Ngira ngo iyo umuntu agiye kwandika CV, ukandika note z'abanyeshuri, ukandika e-books na caption packs. Iyo tuvuze templates za CV, ni kwa kundi ufata umuntu CV yanditse, ariko uragenda editing gusa, nta kindi ushyiremo amazina, ubundi uhita uyitanga. Urumva biragutwara igihe gito cyane, niyo mpamvu tuyita template. No kuvuga ngo ni ikintu cyarakozwe kera, ukaza editing. Ari noneho ushobora no kwandika note z'abanyeshuri zikaba zihari, ukaba wazigurisha. No kuvuga ngo ukaba wagenda uzigurisha kuri internet. Hari e-books, ibi ngibi ni ibitabo bikorera kuri internet. Ibi bitabo dukura kuri Play Store, cyangwa se ibitabo downloading ahantu hagiye hatandukanye, tubyita e-books, ko ni electronic books, bya bitabo usoma bitagusabye ko ubiprinting. Noneho caption packs, iyo tuvuze caption noneho urabona kuri Instagram, nimba umuntu ari gupostinga, hari igihe badafite amagambo yo gushyiraho, ariko iyo bamaze gukora caption y'amagambo bajya bashyira kuri Instagram, kuri TikTok, bituma niba ari umuntu umanaginga social media postinga byihuse cyane, ibyo twita caption packs cyangwa se caption.
million. Noneho no kuvuga ngo nimba ukoze CV imwe uyigurisha inshuro nyinshi cyane, nimba noti z'abanyeshuri wazanditse wazitypinze ari nyinshi uzigurisha inshuro nyinshi. Umunyeshuri mwaraza akagura undi akaza akagura undi akaza akagura kandi ntago zishira kuko ni e-box, urakopi ugapestinga cyangwa se ugasendinga nawe ukayisigarana. Caption packs urakamuhaye ariko nawe uragasigara. Nyumva ni bya bintu ugurisha inshuro nyinshi. No kuvuga ngo nugurisha kopi 10 ku munsi za note z'abanyeshuri, imwe uri kwigurisha 2,000 ku munsi uzajya 20. Urumva ko nimba ku munsi ukora 20 ubwo ni 600 ku kwezi. Kugira ngo ubone rero bakiriya ahangaha ujya muri WhatsApp group, ukajya kuri Telegram, ukajya no kuri Instagram, aho ngo niho hantu ugenda ushakira abakiriya. Reka tugere naho mu gice cya kane. Igice cya kane none tugiye gupanga uburyo izo miliyoni 10 wazigeraho. Nagiye mbereka uburyo izo miliyoni 10 atari amafaranga menshi cyane, bereka uburyo akazi wagenda ukora cyangwa side hustles wagenda ukora ubundi ayo mafaranga ukayinjiza. Noneho ngiye kubereka uburyo none ibi bintu wabipanga kugira ngo byose ugende ubikora neza ndetse nibikwicire amasomo yawe ukomeze ujye no kwishura kandi n'aya mafaranga uyabone. Iyi niyo nise plan to 10 million. Iki ni igice cya kane. Ahangaha rero step ya mbere uzatera rero cyangwa se intambwe ya mbere uzabanza uhitemo ikintu ushaka gukora. Nababwiye kweditinga, gukora ama design, kweditinga ama video, gukora ibintu bya graphic design ndetse no gucunga social media cyangwa se kumanaginga social media no gukora website. Aho ngo uzabanza uhitemo kimwe. Nimba uzi kweditinga uzabitamo, nimba uzi kudesigninga uzabitamo social media management cyangwa se website. Uzahitamo ikintu ukunda kandi ubona uzi neza ushaka gukora. Kandi nimba utanakizi neza uzagenda wihugura gake ubundi ugenda ukimenya. Reka tujye ku ntambwe ya kabiri cyangwa se step ya kabiri kugira ngo izi miliyoni 10 nyine ugende uzipangira neza cyane. Kuvuga ngo buri munsi uzajya ufata hagati y'isaha 1 n'ebyiri. Iyo saha 1 n'ebyiri ku munsi nimba wamaze kuyipanga neza, uzajya uvuga ati muri amasaha 2 ndakorera kuri uyu mukiriya ndamukora muri amasaha 2 mbe namusoreje ubundi mete njya kwishuri. Nimba nabwo mbe nafata nk'isaha 1 mbe nakora ibindi muri ubwo buryo. Noneho aya masaha 2 nimba utaranamenya gukora ibintu neza byo wahisemo, uzajya ufata aya masaha 2 wigemo ibyo bintu uri gushaka gukora. Nimba uri kwiga editinga, nimba ari coding, nta bintu byose bitoroshye, ibintu byose biroroshye ahubwo bisaba kubihereza umwanya ukabyiga. Nufata amasaha 2 ya buri munsi, kimwe kizakurangira nimba ari iminsi 7, umva ko uzafashe igihe kinini cyane kandi no kwishuri bitari kubangamira amasomo yawe, ibintu byose bikora neza cyane. Noneho ikintu cya gatatu uzakora, building a portfolio. Portfolio no kuvuga ngo ni bya bintu ukora kugira ngo umukiriya nazite umwereka ati nakoze ibi. No kuvuga ngo uri kubaka portfolio yawe, ibintu wakoze uzajya wereka umukiriya. No kuvuga ngo ushobora kugira byibuze video 5 zo editinze, ukagira posters 10 zo wakoze, ukagira sample pages cyangwa se page twa website twagiye ukora kugira ngo ugende wereka umukiriya. Umukiriya nimba kubaje ati ibyo wakoze ni ibi. Abantu benshi hano hanze muri ibintu bya IT cyangwa se ibintu bya online bisaba yuko umwereka ibyo wakoze. Iyo abonye warabikoze neza nibwo ahita guhereza akazi. Ubundi nimba wamaze gukora izo video 5 ugakora izo posters 10 ndetse no pages twa website wakoze, uzahite ibyo bintu byose ubipostinga kuri Instagram yawe, ubishyire kuri Google Drive kuryo umuntu azajya umuhereza link ya Google Drive ahita areba ibyo ari byo, ndetse ujye ubishyira no kuri status yawe ya WhatsApp. Abantu bazamenya ko ukora ibyo bintu bandi batangire bakugane gake nka nyuma y'ukwezi uzabona umukiriya wa mbere, nyuma hazo undi. Ibintu bizajya bigenda biza gake byose. Noneho ni hehe uzashaka abakiriya sasa uzabakura he handi? Ushobora kujya kuri WhatsApp, kuri Instagram nayo hose nubabone, ariko hari n'ubundi buryo ushobora kubashakamo. Urumva abakiriya bawe hari salo izi ngizo zogoshana, abo ngo baba abakiriya bawe. Restaurant yaba abakiriya, no kuvuga ngo restaurant yaza mu bakiriya bawe. Aya maduka, muri gym, muri studio ndetse n'ibigo by'amashuri. Icyo wakorera kugira ngo ube wabagiraho byoroshye, hari ukuba utabona uko utega ngo ujye kubareba cyangwa se ubatakemera yuko munabonana, ariko ushobora kubandikira message cyangwa se template. Ushobora gukora ngaga template kameze gutya: muraho neza, nitwa Peter, ndi muri TJP Media. Nabonye business yanyu idakora cyane kuri social media, ndabafasha gukora posters na videos zizana abakiriya, ndetse nshobora no kubanza kubaha sample 2 ku buntu, ubundi mukazambwira uko bimeze. Mwazashima ko dukorana tugatangira tugakorana. Iyi ni message ushobora kohereza umuntu ugenda uvuga ibintu ukora. Iyo babyemeye ati twereke ibyo wakoze, ugahita ubereka ati bakakubaza wenda tubanza dukorere logo, dukoreye banner. Urumva ko akazi katangiye no ataratangira kukwishyura, ariko nayo ubonye ko wakoze ibintu byiza ahita baguhereza akazi cyangwa se akago udufaranga duke, ariko abona ko byibuze ufite ubushake bwo wakora ibyo bintu. Igice cya gatanu, intambwe ya 5 cyangwa ikintu cya 5 ushobora gukora kugira ngo izo miliyoni 10 wazipangira neza cyane. Reka noneho banza
gusa icyo ushaka ni abakiriya n'ubundi. Ushaka abakiriya bazajya bakishyura ku kwezi. Bakuvuga ngo umukiriya umwe nakwishyura 150, uwa kabiri uwo n'uwa mbere ashobora kwishyura amafaranga make 150, uwa kabiri akakwishyura ibihumbi 200, uwa gatatu akakwishyura 250. Ko watangiye kujya menyera, batangiye kumenya yuko bya bintu ubikora neza cyane. Nimba ukoreye rero abakiriya batatu bonyine umva ko mu 600 ku kwezi uzaba wayakoreye. Iyi ni systeme yo kugira ngo miliyoni 10 wazikora ukiri umunyeshuri utaranasoza kandi nibikwicire amasomo yawe ndetse n'akazi kawe kakagenda neza niwiteranye n'abakiriya. Reka noneho tujye mu gice cya 5. Igice cya 5 ngiye kukubwira amakosa ugomba kwirinda, amakosa utagomba gukora nimba watangiye ibi bintu kugira ngo wagera kuri izo miliyoni 10. Kandi nubwo ndi kwabwiriza miliyoni 10 ntago ari miliyoni wakorera umunsi umwe, si miliyoni wakorera ukwezi, ni miliyoni ushobora gukora mu mezi 9, ni miliyoni ushobora gukora mu mezi 10, ni miliyoni ushobora gukora mu mezi 12. kandi wabizi nimba uri kwiga muri kaminuza, ariko se nimba utari kubikora uzabigenza, uzasoza ushaka akazi ntuzi nimba uzanakabona, ariko ufite izi miliyoni 10 ko cyaba ari igishoro kandi kiri hejuru cyane. Ibintu rero ugomba kwirinda cyangwa se amakosa ugomba kwirinda gukora, ibintu ugomba kwirinda gukora ngo gutegereza ngo nzabanza menye ibi bintu, ngo mbanze menye kwedita, ngo mbanze menye gukora website, ngo nimo ndiga gukora website ariko ngo nzabanza menye ngo uko bazikora neza. Oya, ugomba gutangira gushaka abakiriya hakiri kare, ugatangira kubereka ibyo wakoze hakiri kare kugira ngo igihe kireke kugucika. Ikindi ugomba kwirinda gutigiye ku bintu bidafite akamaro, ugasanga utangiye kugenda mu kigare abantu batangiye kubwira ati vayo mwereka ahantu twigira, urabizi ko ufite akazi ugomba gukora. Abo ngabo bona bazi ko ibintu byabo ari ukuva ku ishuri bakaryoshya, ariko wowe ufite intego, ufite ahantu ugomba kugira, ufite intego wihaye, ufite amafaranga ukeneye muri ako kanya kandi wabonye ko ibyo bintu bishoboka. Rero tangira ubikore. Ikindi kintu wirinda gutangira kugura ibintu ubona bidafite naho bihuriye na business yawe. Nta kintu uzakongera kuri business yawe uretse gutwika gusa kandi ubona nta kintu bimaze. Urumva rero ibyo ni ibintu bimwe ugomba kwirinda. Kandi ikindi ugomba gushaka ukuntu uzajya uzigama udufaranga duke kugira ngo ushore muri business yawe. No kuvuga ngo nimba umukiriya yaguhaye 300, yego ufite ibibazo bikeneye gukemurwa, ariko hari amafaranga ugomba gushyira ku ruhande kugira ngo uzayakoreshe nko kwamamaza, yakoreshe no mu bindi bintu bituma business yawe itera imbere. Ushobora kugura machine nimba wakoresha telefone gusa, ushobora kugura internet ukayishyira mu rugo. Ni ibintu byinshi cyane ushobora gukora ukoresheje ayo mafaranga, business yawe ikagenda ikura. Noneho ibindi ugomba kugira gahunda, ugomba kwirinda ba bantu batuma utagira gahunda, wowe ukagira gahunda mu bintu ukora neza cyane. Kandi ikindi nko ndi kwabwira yuko miliyoni 1 ntago ari ukorera mu munsi umwe, ahubwo ugenda ukora ibintu byinshi cyane, uko uzamuka gake amafaranga agenda yiyongera. Niba uri umunyeshuri kandi ukaba wifuza amafaranga, wibuke gukora subscribe kuri YouTube channel yayo. Kandi ntugomba gutekereza kurangiza ishuri kugira ngo ubone amafaranga, ntugomba gutegereza akazi ka leta ngo no kugira ngo ubone amafaranga. Kandi ushobora gutangira uyu munsi ukubaka ubumenyi bwawe, ukubaka criteria yawe, ukabona abakiriya benshi, ugatera imbere. None se niyihe side hustle wumva we watangirira? Watangira kuri graphics design, watangira kuri editing video, watangirira gukora website, nihe watangira? Ibyo ngibyo binyandikira muri comment. Andika muri comment editing, graphic design, social media cyangwa se website kugira ngo umenye nanjye ibintu nzabakuriraho ubutaha. Niba ushaka ko nkora video yihariye isobanura kuri kimwe muri ibi bintu nakubwiye, wowe andika muri comment ko ari ugiye gutangiraho, ubundi nanjye mpite ntangira kusobanura kuri iki. Abantu 10 bambi bazashyiraho comment nibo nzaheraho, ubundi ngatangira kubakorera video zijyanye n'ibyo bo bahisemo kugira ngo bagere ku bintu byinshi cyane. Murakoze cyane, tuzabonana mu yindi video. Mwari muri kunye nanjye TJP kuri YouTube channel yanyu. Mukore subscribe kandi nimwibagirwe guhereza iyi video n'abanyeshuri bagenzi banyu, cyangwa se nimba uri umubyeyi ukaba ariko ukabubonye iyi video, bayihereza umunyeshuri wawe, ubundi nawe agakora subscribe akajya dukurikira, tukabagezaho ibintu birenze, ibintu bishobora kubateza imbere mukabona amafaranga. Naho utaha mu yindi video. I love you guys.